mwaricaye murabeshya ngo yivurije Kongo. Muduhereza amatarike bamutereyemo hariya kuri Gasutamo, kuri boda cyangwa mwaciye y'amazi. Kongo mwibeshya, nta Kongo yivurije, nta mupfumu wa Kongo. N'uyu mupfumu bamujyanyeho bwa mbere ngo nibyo ari gukoresha bikuye muri Tanzania. Murabeshya ngo yagiye kwivuriza muri Kongo. Kongo ya wapi? Yanyuze he? Mutuhereze pasiporo irimo ayo makashe. Turi kumvikana. Kereka niba mwaraciye panya byo ndabyemera, ariko niba mwaciye ku mupaka muduhereza amatarike, sibyo? Mwitonde, nimufashe umurwayi, mumuvuze, mumwiteho, mukureho amakamera. Ikindi nuko umuntu ntashaka kumuvuga, ni hari umuntu ngo wamutabarije yamwatse ikiganiro ngo atangarizwe abanyarwanda, ngo batangarizwe abanyarwanda bahagaze, ntimwamubujije ngo ntakimuhe. Ubwo muraje mubirwaniremo. Ibintu bijyanye n'iyoherezwa ry'amafaranga, inzu y'150 miliyoni bohererejwe, mwananiwe kuyishyuramo, ku buryo mukomeza muri aho ngaho muri gusaba abanyarwanda, mubatesha umutwe, mubatesha ratete, aho umuntu mwamujyanye kwa muganga ngo bamupime, mugahirirwa mumuzengurukana mu bapfumu. Izo ndasago umwana ngo kwarasaza umubiri wose, ari mwebwe muri kugenda mubivuga. Hanyuma biraza kugenda gute? Bikwaye. Mureke gushinyagurira umurwayi, mujyana umurwayi kwa muganga. Mureke gushinyagurira umurwayi. Nagarutse, muracyahari baze mayibango, mumbwire ko muri kunyumva. Mumenisikia, mumbwire ko muri kunyumva. Muranyumva sana mubanguke. Okay, haya. Turakumva, umva ukuntu bimeze. Nimuze, niko nimugaruke, nimuze mbahereza ubwino, nimuze mbaha ikintu cyitwa ubwino. Buriya reka mbabwire, kuri iyi si abantu ujye wicara ubumvirize. Umva shada, umva abaha inkuru ngo wa murwayi baroze, ngo iki, nimuze hano, zanjajwa zisaziye muri iyi mihanda, zakazi zikora zirirwa zicuruza abantu barembye. Mwebwe mwabacuruzi mwe babarembye, abo bacuruza barembye kugira ngo babafashe, bakagenda bakabatunga kamera nka hari inshinge. Nimuze hano, partage live, mbahereze. Ubu tugiye kuzana ibintu bijyanye n'abapfumu, abapfumu. Ngewe mbahereza amakuru asengeye, abatije, anakomejwe. Uri kumva? Muze mbahereze. Nuko yego ko ndabaha inkuru zisengeye, zibatije, zinakomeje. Nuko ubwo rero murakogena mwitereka ibiki mwabacuruzi mwe ngo bamushaka views. Izi views zizabasaza. Murabura gushaka turimo two gukora, mukirwa mukorana mu bitsina abana bareba. Ibyo byereka tubirenge, abana n'abanyu. Uri kumva? Umva wari bwayagare ni munjo hapa bade mayibangu munjo hapa mbambiye dada. Nimuze mbabwire ukuntu byifashe, dutangire. Uri kumva? Ubwo rero umurwayi tugende, muba mwikorera indaya ya Yesu muyishyire hasi, kuko ikintu kijyanye na views zizabazengeza. Njeweho ntari muvuge pe, ariko indaya ya Yesu muyireke, muyishyire hasi, muyifashe hasi. Twagiye murinda muvuga ngo indaya ya Yesu ngo iri kumuroga. Mbere hose ko yivuzaga indaya ya Yesu itaranagera muri iyi mihanda, yari yararozwe nande? Yamuroze mu mwuka.
harya babantu bambara imyenda isa n'ibitwe binini bitwa ngo iki, ntibamuzengurukanye ahantu hose bamujyana kumuvuza za CHK ngo za Kanombe n'ahandi, ntago bahise bamuta. Bamwe bananze yuko banamusuhuza kandi ari umurwayi, ari n'ishuti yabo. Harya nibande babandi bambara ibyenda bisa bibitwe binini, nibande? Ntago mbazi, nge ntago mbazi. Uri kumva? Ntago mwanze yuko buretse tugende ubu ngubu ntago bamuzengurukanye ahantu hose bakabura indwara. Mwebwe mwaje kuyibona, muze tujye ku bintu bijyanye n'abapfumu mwirirwamo, abo bapfumu hanyuma tugende. Mumbwize ukuri, uriya buretse uriya ngo ni indaya ya Yesu. Indaya ya Yesu ararengana, yarwaye cyangwa bamuroze, nimba baranamuroze koko ataragira gute, ataragera muri iyi mihanda rwose. Nka buriya bari abantu birirwa bacuruza abantu barwaye, babarwana n'iki? Mumbwize ukuri, tubwizanye ukuri. Twagiye rero, gahunda iteye gutya, story ku yindi. Ubwo umuntu baramwirukankanye za Karangazi, iyo za Kiramuruzi hafi za Nyagatare. Umupfumu bamujyanyeho, ubwo umupfumu bamujyanyeho, umupfumu muzamutse ngo ku kimodoka. Muze mbabwire mbabereze ukuntu izanyu zose nziza, izanyu nziza. Uwo mupfumu wa hafi za Nyagatare, iyo za Kiramuruzi, za Karangazi yo. Okay, muri kunyumva noneho? Muri kunyumva? Mugire kuko connection zari zibuze nzireba. Mugire va mumbwire ko munyumva. Mumbwire ko umuntu umupfumu wo ku kimodoka uzambutse ku kimodoka mu mwumvise. Cyangwa musubiremo. Ego. Ngo gwiki? Ku ego twagiye. Umupfumu kandi yo Nyagatare. Noneho ngo umupfumu w'umusaza ufite abana ngo bagera muri 50 mwamujyanyeho, ngo aramurasaga murasaga no kubwonko, umubiri wose urarasaze, bamucinda sago no kugituba. Urumva? Murebe, si mwebwe muri kugenda mumuvuga, mwebwe muri kuva ngo muri gutabariza umuntu mukanagenda mumuvuga, ngo umuntu ngo wuzuye indasago ngo nyamwibase, ngo ariko ntacyo. Mureke tugende. Twagiye. Uri kumva? Ngo ku kimodoka tukomeze. Si mwebwe muri kugenda munamuvuga, si mwe muri ngo murwaje umuntu muri kugenda mumutaranga. Nta nisoni. Ngewe ibintu by'indasago ndabizi, iby'indasago ndabizi. Hari ubwo ngewe nsura aba barwayi. Reka. Uri kumva? Baramurasaza uwo murasago hafi yo za Nyagatare. Ubwo mumuvaho, abangaba noneho ababirirwa bajya kumutungaho kamera ngo bari kumufasha, ni nabo bamushakiye undi mupfumu wa kabiri. Umupfumu wa mbere yamutwaweho na mama w'umubyinnyi, nuko nashaka kumuzanaho hano. Umubyeyi ufite umubyinnyi hano ubyina w'umukobwa niwe watwaye. Nimunakomeza kuntera isereri n'uwo mumama nzaza mushyire hanze, nuko ntari gushaka bamwe kubashyira muri kona. Uri kumva? Umubyeyi ufite umubyinnyi hano, uri kumva, niwe wamujyanye kuri uwo mupfumu w'iyo ngiyo ku kimodoka ugana za Nyagatare. Noneho haravuga ati amafaranga y'ibiki y'inama, wowe wamwohereje 40,000 wa murwayi we kugira ngo agutware kuri uwo mupfumu. Tugende. Umupfumu arangije aravuga ati uyu muntu baramuroze baramushimangira, njewe reka amafaranga hafi 100,000 ngahe. Tugende dukomeze. Murahari? Ego ngo bamucinda saga umubiri wose, ngo n'igituba giciyeho indasago. Abase bari kugenda bamuvuga. Mwebwe amafaranga ngo mwagiye mwikoreye n'amafaranga 150,000. Envelope ngo mwabonye iri ku meza nta kintu na kimwe cyariho, kwari ukubafera. Beyikoreye 150,000 ngo nabwo bayahawe mu diaspora. Uwo mu diaspora ngo wemeye kwishyura umukozi ngo ibyo 150,000 bajye babimwishyuramo. Ibyo 150,000 ngo nibyo bikoreye. Turahari. Iri envelope nta kintu ngo cyarimo, yari iri ku meza. Ni mwubwanyu. Ubu rero umupfumu ngo uri kumusiga imiti yamuhawe n'aba bagenda bamuvuga banamutunga kamera. Abo bapfumu mwebwe mubamenya gute? Ngo abo bapfumu ngo mubamenya gute? Simwe muri kugenda muzishyira ku karubanda. Ego ko mana yanje, niko nta soni. Muri no kubura ahantu muhumekera mukagenda no kujya ku muntu koko. Uri kumva? Nta nisoni.
mukagenda muvuga umuntu, mwicara mumucuruza. Ahubwo abasenga nimusenge, sino muraza kubura intama n'ibyuma, kuko muri mu mikino, muri gukina ku muntu urwaye. Nimumuvuze mwaricaye murabeshya ngo yivurije Kongo, muduhereza amatarike bamutereyemo hariya kuri Gasutamo, kuri boda cyangwa mwaciye y'amazi. Kongo mwibeshya, nta Kongo yivurije, nta mupfumu wa Kongo. N'uyu mupfumu bamujyanyeho bwa mbere ngo nibyo ari gukoresha bikuye muri Tanzania. Murabeshya ngo yagiye kwivuriza muri Kongo. Kongo ya wapi? Yanyuze he? Mutuhereze pasiporo irimo ayo makashe. Turi kumvikana. Kereka niba mwaraciye panya byo ndabyemera, ariko niba mwaciye ku mupaka muduhereza amatarike, sibyo? Mwitonde, nimufashe umurwayi, mumuvuze, mumwiteho, mukureho amakamera. Ikindi nuko umuntu nashaka kumuvuga, ni hari umuntu ngo wamutabarije yamwatse ikiganiro ngo atangarizwe abanyarwanda, ngo batangarizwe abanyarwanda bahagaze, ntimwamubujije ngo ntakimuhe. Ubwo muraje mubirwaniremo. Ibintu bijyanye n'iyoherezwa ry'amafaranga, inzu y'150 miliyoni bohererejwe, mwananiwe kuyishyuramo, ku buryo mukomeza muri aho ngaho muri gusaba abanyarwanda, mubatesha umutwe, mubatesha ratete, aho umuntu mwamujyanye kwa muganga ngo bamupime, mugahirirwa mumuzengurukana mu bapfumu. Izo ndasago umwana ngo ko arasaza umubiri wose, ari mwebwe muri kugenda mubivuga. Hanyuma biraza kugenda gute? Bikwaye. Mureke gushinyagurira umurwayi, mujyana umurwayi kwa muganga. Mureke gushinyagurira umurwayi, mujyana umurwayi kwa muganga. Mujyana umurwayi kwa muganga, mureke kugenda mumwirukankana ubukamera, ubundi bukomeza mumukoresha, mumukinisha nka za saye, muri aho mumuhamagara mugira gute. Uyu muntu nuwo gusengerwa. Mureke gusaba, nimujyana umuntu kwa muganga niba ari muri mituweli ni amafaranga makeya. Mureke muza mubeshya abanyarwanda, mwirizwa mwifashe nk'abagiye guhazwa. Muraza mwifashe nk'abagiye guhazwa, ngo umuntu ari kubabwira njyeweho ntaribi nimumvuga, ariko inda ya Yesu muyishyire hasi, inda ya Yesu muyifashe hasi, inda ya Yesu irarengana. Ubundi inda ya Yesu yaje uyu muntu muvuga yuko yarozwe, none se mbere yari yararozwe nande? Mwajyaga kumuvuza iki? Mukomeze mumbwire di, sinzi abantu bigeze ngo kumuzengurukana ibitaro byose, bariya bambara ibyenda bisa bibitwe binini. Nibaje kumusura bakanga yuko banabonana, mwarangiza mukagenda ngo umuntu anyamwibase mumuvuga. Mwanshashwa mwese abasaza n'abakecuru, mwarangiza mukimurika. Ayo mafaranga mwahawe n'umundi, nari nagize ngo nayo mafaranga mwayakuye mu mifuka yanyu wapi? Mufite ikiza? Hana lolotse. Uwo mu diaspora nawe mugenda mumuvuga ngo yarayabahaye ngo mugende mufashe, mujyana 150. Ntaribi mwarakoze. Hanyuma iri envelope yari irimo ikida, izo ndasago mugenda muvuga. Undi mupfumu mwamuhaye uri kumusiga imiti we. Yego zezeze. Muraho njyeweho ntaribi ngo jihadi murambitse mumbitse hehe? Musimbuke mwebwe se mwandoga. Ntago byakunda, ntago mwambona. Mwankura hehe? Nikoja nimwicare mufate umuntu mumujyane kwa muganga, mureke kwirukanka muri abo barozi, mureke kwirukanka muri abo bapfumu, mureke ibyo murimo muzunguza umuntu, sibyo? Musimbuke ngo jihadi turamwi. Ngewe nanarwaye mukanagera hondi nahita ngira ngo mbarukaho, sitaki. Suko nanjye ntazarwara nambaye umubiri, ariko mureke gufata umuntu. Ngewe nicaye hano mbiyama mbabuza gukomeza gucuruza umuntu urembye, mumushyiraho kamera, mutwara ubwo bupumbafu bwanyu hirya.
nta soni ngo umupfumu ngo waza aho ngaho za Karangazi yo za Kiramuruzi utaragira Nyagatare ngo wo ku kimodoka ngo nta kintu yakoze ngo mwebwe mumuhaye. Ese ubundi mwebwe nk'abapfumu mubamenya mutera misena nabona ko mujya mu bapfumu murakateterwa. Ndabafashe mbafashe ntirutse nk'uwo mupfumu wa kabiri yaje ati uwa mbere yamurangiwe hari umubyeyi ufite umwana w'umubyinnyi ntashaka kumeshoninga hano ndabizi mwata mwataka uwo mwana mama kanaka mureke mbabazi nk'uwo mupfumu wa kabiri uri kumusiga imiti uwo muri kugenda muvuga uri kumva mwamukuye ko aho namujya mana musi mubana mwizina rya Yesu fire abadayimoni b'abapfumu ndabahambirije mama kanaka dore batangiye kwivuga inga urakoze Rahma dore nguyu Rahma aranditse mukurikire comment za Rahma yanditse mama w'uwo mubyinnyi niwe wamujyanye ku mupfumu ngo w'umusaza ufite abana bagera kuri 50 ngo nawe ngo ibyakoresha yabikwe muri fire. Umva namaganye narindi hano namagana ubu bugome muri gukora muri gushinyagura mukomeza muri aho ngaho musabira ku murwayi mwanjajwa mwe z'abasaza n'abakecuru nta n'uwandi kuvuga mwizina musimbuke jyewe nabavuga mwizina nabafite uwo mwanya mbavuze nkande mbavuze nkande niko muvuga uwo mupfumu wundi mwamujyanyeho aho kugira ngo mujyane umuntu kwa muganga mukurikirane aho ngo indera byaranze n'ahandi mwamujyanye mujya ahandi mutegereze babahe transferi z'ahandi hantu turi kumvikana muve muri iyo mikino yanyu. Sinzi ngo umumama ufite umukobwa w'umubyinnyi muri iyi Kigali ngo niwe wamujyanye kuri uwo nguwo mu bapfumu uwo mupfumu wo ku kimodoka uzamutse ngo umuhanda w'igitaka yego uganiyo za Nyagatare zaza mupfu murangije baramurasaga murangije muri kuza ngo umuntu ngo ibiki n'ibiki ngo yivurije muri Kongo hawapi mwaciye toka shitani namanganya abazimu b'abapfumu mwizina rya Yesu fire pepu katika jina la Yesu ndabahambirije. Ese ubundi babaze umupfumu wa kabiri mwamujyanyeho mwari mumuzi mutera ko muri abihaye Imana kwizo nzira mutazigenderamo niko yego umupfumu wundi mwamukuye uri kumusiga imiti mama shukurani mbonye ibyo mubamo mujya mu bapfumu fire muri gufata umurwayi mukamubuza ibwami no ku Karubanda mukamuzuragiza nta soni koko mukiterura mugatwara umuntu mu bapfumu mumvugire ngo fire. Ubwo umupfumu wa kabiri ngo uri kumusiga niko mbahereza izindi ngo umukozi bari bamujyanye ngo amwiteho bagira batya baba baramwirukanye umuntu wagombaga ngo kumukoresha ikiganiro ngo atangaze uko abwira abanyarwanda uko ameze murangije mubwira Jackie ngo ntabyemere ngo ni mwebwe mushaka kumugumaho mama ngo muri babyeyi yego tubyemere muri bo ariko se babye yego iyo title y'ububyeyi murayifite. Hanyuma ababyeyi babaho bibigoryi bibizongwe uwo wari umwana wawe wakwirwa yuko yirirwa azenguruka mu bapfumu ari umwana wawe warembye wakwemera yuko umuhisi n'umugenzi azakamushyiraho kamera ari gukumbagura ejo bone numvise abana ngo none se ngo mwakuyeho kamera
yego bavyeyi we, yego ye, izi views zizarikora none muri chat ngo jiha kajihadurwa n'imisi namenye ko mujya mupfu mubapfu fire mwizina rya Yesu pepu katika jina la Yesu. Umupfumu wa kabiri uri kumusiga imiti, mwafashe umwana mukamujyana kwa muganga, mwafashe umwana mukamujyana kwa muganga, mukareka kumukiniraho filimi, mukareka kumukiniraho drama. Uyu mwana mwamufashe mukamujyana kwa muganga, byananira mukamuzanira abakozi b'Imana bakamusengera ko nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho, ko igihe cyanya cy'Imana bishyira kuri gahunda. Kwirirwa mutunga kamera, mwarangiza mukagera muvuga ngo haza yaheze ngo ko narebye kuri mobile ngo kutugasanga ngo uretse ngo umumama umwe w'umudiaspora ngo wohereje miliyoni, ngo ubundi ngo igiceri cy'icumi, ngo 20, ngo 30, ngo ukabije 500. Koko reka twemere ko nta bufasha buba bukeya mwina banenga, kuko nabo ngabo nimba atari no kubasuzugura niko bari bifite. Uretse ko nk'ibyo tubifata mu buryo butandukanye. Nta soni ngo mwamuzaniye umupfumu wa kabiri, nta soni. Ba bantu bambara imyenda isaba ibitwe binini sibo bari baraho bavuga ngo banze ko bamukoraho, suko mwari bari bamaze kumusiga imiti. Aho mwebwe mwari mutaratezamo ngo mujye kwiyerekana imiti ya Nyagatare, aho ngaho ugana Nyagatare ku kimodoka dada. Hey! Umusaza niwe wa mbere wamuraguriye. Muve mu by'abapfumu, iby'abapfumu biribwa n'abapfumu. Hamaze gutangwa amafaranga angahe? Mutejemo namwe mumuhaye umupfumu. Yego ye, yego ye. Dede babye aho mwakice ngo musome idua, musenge, mwirukase mujya gushaka umupfumu wundi wa kabiri ngo yivurije Kongo. Ibyo ni ibihe bitarora? Yego, nimba mutaraciye panya mufotore icyangombwa cy'inzira harimo kashe z'abinjira n'abasohoka, aho baterera abinjira n'abasohoka, aho bakirira abantu. Aho ku kimodoka iyo za rukarugana, yego ku kimodoka ngo uzamutse umuhanda w'igitaka. Aba bapfumu n'abasikama, musenga Imana, mubwira uyu mwana senge cyangwa mumujyane kwa muganga. Umuganga yemeza iki? Umpamagaye kenshi Gihozo. Keretse niba mwaraciye panya, ubwo nahita mbita bapanya puriza. Izo za panya puriza. Soni mvugira ngo fire, mvugira ngo fire. Mureke gukomeza kuzengurukana umurwayi muri social media. Ntaga abarwayi bose barwaye bazajya bahamagara itangazamakuru ngo bagende barebe naho umuntu ari kugaragurika. Ntago bibaho. Aha ngaha munavuye uburenganzira bw'umurwayi mu ngingo ya 3 mu mategeko dufite mu Rwanda. Umurwayi mu ngingo ya 3 iramurengera. Umurwayi iramurengera ingingo ya 3. Mujye munasoma amategeko y'igihugu cyacu, gihugu cyiza dukunda, kidushyiraho amategeko arengera buri muntu wese, arengera buri muntu wese. Ku itegeko rirengera umurwayi mu ngingo ya 3, umurwayi yemewe afite uburenganzira bwo kwivuriza ahantu ashaka, akavurwa n'umuganga ashaka, ku bitaro ashaka, akakirwa n'umudokiteri ashaka. Please, nta hantu handitseho ngo mushyireho kamera umurwayi mwereke isi. Umuganga niwe wemeza ngo uyu murwayi arwaye iyi ndwara. Please, nta nubwo ibigomba gutangazwa muri media. Ingingo ya 3 fire. Mujyema musome mu mutegeko. Umva ego hariya mwamutwaye iyo za Rukara ugana za Nyagatare. Uwo muganga yemewe na leta, uwo muganga yemewe na leta. Ko mwavuze ngo yivurije Kongo, mwigeze muhabwa transferi yo kujya kwivuriza Kongo? Mwabaye bapanya puriza. Umupfumu wa mbere aravuga ati reka ndananiwe, minacoka,
nabwo ubwo mwumve nyine. None ubwo indwara yananiwe kuvurwa n'uwo mupfumu, murongera ngo yarozwe mu mata, ngo anywa amata. Ayo makara mwirirwa mugotomera zabakata ibihaha, nta soni. Izina rya Yesu, faya. Twamaganya abapfumu, faya. Mwanagizuka ukirirwa bikore ngo ntimushaka. Mwabonye babandi bamutabarizaga ko bacecetse? Mwarabibonye baracecetse kubera yuko banze nabo ko bashyiraho kamera. Mwarabibonye ko bamwe bamutabariza bacecetse, bagiye banyerera, hasigara bapanyapuriza. Mvugira ngo faya, kuko yatse ikiganiro ngo ni ngo waretse tugakora ikiganiro nkereka uko abanyarwanda ukomeze. Ngo wapi, abibujijwe na bapanyapuriza. Panyapuriza faya. Umupfumu yo za Rukari yongi ugana za Nyagatare, uzamutse ku kimodoka ku muhanda w'igitaka. Namwe mamuteje mu wanyu. Ese ubwo nk'abapfumu bamenya gutera? Yego ye, narababwiye ngo dufite abaganga. Umuntu niba mubura indwara bazamwohereza ahandi ajya ahandi. Ntabwo mujye mubona nabo bahereza za transfer bakajya kwivuriza hanze y'igihugu. Nta soni. Mwabaye bapanyapuriza, mwarangiza ngo indaya ya Yesu mutuka abandi. Indaya ya Yesu muyikure mu kanwa. Indaya ya Yesu ni urunyangira arengana. Indaya ya Yesu yaje uwo muntu arwaye. Nta soni. Urabona, urumva, urareba, nyanyanya. Iyo ni business mwungutse. Paka mwicare kugira ngo mutere abantu sympathy. Idiots. Murashaka kurira ku murwayi, ntabwo muzi guca inshuro, ntimuzi gupagasa. Paka niko uravuga iki? Njyewe nanenze kamera mwashyize ku murwayi. Nyagasana akomeza mworohereze da. Ariko ibyo ariko nkubaze, mureke mbabaze banyarwa. Ubu ntabwo ushobora kwicara, reka tubyemere. Wowe ufite umurwayi, wakwemera yuko isi yose izizana amakamera ishyiraho? Mu by'ukuri koko wicaye ugatabariza umuntu, ntabwo rubanda bamufasha? Tubwizanye ukuri dada yo. Ari nk'umurwayi wawe. Ntabwo uvuze ko ntabwo we oya ngo urupfu. None se umuntu apfuye, umva, umuntu nuramuka upfuye ugasanga ni wowe uriyo wenyine uzagaruki. Ndababashije hano abantu 400. Wowe ufite umurwayi wawe urembye, wakwemera yuko baza bamushyiraho kamera buri muntu avuga ibyo ashaka mufiteho ijambo? Ariko tubwizanye ukuri, musura umurwayi mumuvuze. Ese ubundi kuki muri gutinya kwegera na Minisiteri y'Ubuzima ngo igire ikibafasha? Mwegere na Minisiteri y'Ubuzima. Ko wemeye ngo ntabwo mwabyemera, ntimubona ko mwebwe mutabyemera? None muri gushaka yuko mukomeza kubibona ku wundi. Muri abana babi, muri abana babi.
wowe ari umurwayi wanyu ntimwabyemera. Burya koko umusazi wundi arashimisha uwawe agatera agahinda. Ndabibonye. Umusazi wundi arashimisha uwawe akagutera agahinda. Nimujyana umurwayi kwa muganga, ibitaro bitangaza ibyo arwaye, hanyuma ibitaro nibinanirana, niyo mpamvu hariho transferi, bamwohereza ahandi gutyo. Muve muri ibyo bintu by'abapfumu. Ibintu ni ingeso mbi. Umusazi wundi akumara irungu koko, uwawe akagutera agahinda. Wowe ndababajije mwebwe bapanyapuriza, mwe bapanyapuriza, oya reka mpere no kuri mwebwe munkurikiye hano. Niko badada, niko baje. Uramutse ufite umurwayi, please nyandikira hano. Wakwemera yuko buri muntu wese azashyiraho kamera avuga ibyo ashaka mufiteho ijambo, agaragurika nka hariya? Musubize mwanshashwamwe. Munsubize. None se kuki muri gushimishwa nuko njyewe ari umurwayi wanjye? Ntago nabyemera. Mufite ijwi, nimuze mwicare musaba ubufasha, musobanura ikibazo gihari. Abanyarwanda mureke mbabwire, abanyarwanda barafasha pe. Mujye mutinya umunyarwanda ufasha n'uwatazi. Abanyarwanda turafasha pe. Umunyarwanda yabonye umuntu baba yaramufasha, ariko si bose, bamwe na bamwe tubyemere. Tuticara ngo tuvuge ngo abanyarwanda ntibafasha. Ngo umuntu ngo aramutse apfuye ndumuvugisha ukuri. Mwebwe mwanze yuko abarwayi banyu batabashyiraho kamera. Ubu noneho tuzenguruka se hashika dushyira buri murwayi ho kamera n'ahandi. Abanyarwanda barafasha ariko si bose, ariko abafasha Imana ijya ibaha umugisha. Icara usobanurira umuntu ikibazo gihari, umunyarwanda arabyumva gufasha. Ntago umuntu abyemezwa nuko umuntu ari kugaragurika kamera. Stop. None mugeze mu bapfumu kwa mutari gutangaza ko ngo umva batuzanire amakashe y'abinjira n'abasohoka muri Kongo. Muva mu Rwanda mujyana muri Kongo, muva Kongo muza mu Rwanda. Mwamujyanye aho za Rukaramugana za Nyagatare ku kimodoka ko mupfumu w'umusaza. Akimana Latifa, asante. Nkunze ukuntu wanditse mukama kuho musisa. Imana iguha umugisha. Umupfumu wa mbere ni mu mubazo umupfumu waho za Rukara zaho ngaho ukanaza Nyagatare. Turabeshye. Ayi. Mbibuba. Aha naho hari umuntu wambwiye ngo inzara iramwishe, musabira abantu bamuha amafaranga, rwaje ngo afite umwana ngo umugabo yaramutashe. Mana, abagore bo muri iyi mihanda nabo mureke gukomeza kuzonga umurwayi. Nimwubaha umurwayi, sibyo? Oya pe. Ruga genda usobe. Ngwewe mwanya mwibase murakanye impatwe. Ngwewe mwanya mwiba. None se ntarwaye nyine?
mupfumu umusaza wo ku kimodoka nta soni. Ngaha hondi nk'ubu ibyo byose mbimenya nte? Ibya miliyoni nari kubimenya gute? Nta kuntu nari kubimenya ibya miliyoni. Iby'igiceri c'10 na 20 nari kubimenya gute? Ibyo kujya mu bapfumu aho za Rukara ugana za Nyagatare nari kubimenya gute? Uvuze ko nyirugo yapfuye si ubu mwishe akariho karavugwa nari kubimenya gute? Panyapriza zinjajwa. Reka nsome ino message ya Clemence umubyeyi. Clemence umubyeyi, reka nsome message yawe bebe. Utazi umwanzi asiga umubiri, buriya uriya mukobwa uburyo yirirwaga yiryagagura ngo aratohagiye yarazi ko azamera gutya. Clemence nawe rero ngumu Nene ntago nasaba message yawe my baby. Nene 08 Omar sorry ntago nasaba message yawe irimo ibigoryi. Kuramo ibigoryi ndayisoma irimo za Panyapriza. Ai izo njashwe oya gosh I'm sorry ntago nabashyira mu kanwa kanje abo bantu please. Niyo mpamvu bataba n'ubwenge bubura kuko njyewe sinabashyira mu kanwa kanjye. Merci. Batazaguteza uwo mupfumu wabo. Iradukunda Recho ntago icyo kintu nakivuga mu izina. Merci. Ni Rukara ku kidirishya dada nako ku kimodoka dada mwumve ko umuntu ariko nindabwiye ko umuntu ashobora kweberwa amakuru Nyarugenge. Never. Allo reka sinayasoma yego. Yego sheri gusoma message ibananga kutabasoma amazina byica iperereza. Uwo mupfumu wa batazamperereza. Byica iperereza ry'abapfumu abazimu bashya. Kutavuga amazina byica iperereza ry'abapfumu. Allo n'ubundi bintu bikora wagira ngo uriya mugabo bamujyanye muri abo bapfumu pe. Asante. Kutabavuga amazina byica iperereza ry'abapfumu babo. Sha njyewe faya nta bapfumu mwanja kandi ngo barasenga basenga iki wumva ngo baramuhaye umupfumu ngo basiga imiti. Mujye mureka tubime tureke kubavuga amazina twe baze batuvuge mu mazina. Ba Panyapriza wasanga ari bo bongeramo ngo umwanzi akuba hafi nk'uko urwaje. Sinumva ngo barasenga. Imana ihumugisha uwo mu diaspora watanze miliyoni. Ngo inzu yishyurwa ngahe ngo 150 ngo amezi angahe umva mbabwire na story zose. Gahunda yo kwimuka iyo miliyoni umuntu yarahamagaye ati mbafashe iki? Ati ndumva nakwimuka kubera yuko undoga ni hasanga. Ati ndumva nakwimuka umuroza akabura hansanga. Okay. Ese umushu
umuntu baroze uri kwivuza abishyira ku karubanda cyangwa arabitsimba ku buryo umurozi atamenya amakuru ye. Merci beaucoup Clemence, I love you, I love you, I love you Clemence. Clemence umubyeyi, merci. Urumva, nimba muzi yuko umuntu bamuroze, muvuze umuntu mu bucece mu gace mwibanga muponyonyo, kuko nubundi ukomeza kugaragaza hageze umurozi nubundi akomeza kurundama. Ubwo se ko mwamujyanye ku bupfumu w'umugabo gufite abana bagera kuri 50 mumutwaweho n'umumama w'umwana ufite umwana umubyinnyi, mukamuzana mukamukurayo mukavuga ngo mwamujyanye Kongo, kashe ziri muzane kashe ni tarike, keretse niba mwaraciye muri panya. Mwiriwe muzane kashe, batera amastamp. Iyo wasohotse mu gihugu ugiye mu kindi bagutereramo kashe, iyo wagarutse mu gihugu aho uvuye baguterera kashe, haba harimo kashe enye, ebyiri kuri buri ruhande. Muzizane keretse niba mwaraciye panya kandi mwatubwira aho muba muvuye, ubwo wasanga aho mwaraciye panya ubwo mwinjiza n'urumogi. None ngo mwamurangiye umupfumu wa kabiri ngo uri kumusiga imiti, ngo bamuciye indasago, bateramo stamp nyine kashe, ngo bamuciye indasago no ku gitsina bacaho indasago. Ubwo ibyo by'indasago nari kuzimenya gute?